ubuzima abantu ducamo buri munsi buraduhindura uko byagenda kose. Uko wari umeze mu myaka 5 ishize ntabwo ari ko kimeze uyu munsi. Impinduka zigaragara cyane ni iz'inyuma ku mubiri. Abantu turakura tugasaza, ariko n'imbere mu mitekerereze abantu duhora mu mpinduka. Nk'ubu ushobora kubuza umuntu mwiganye cyangwa se mwakuranye ari inyangamugayo, akaba umuntu usabana n'abandi kandi agakunda abantu cyane, agasangira nabo ibyo afite, mbese akaba ari wa muntu w'abantu, umuntu wita ku bandi. Uyu dukunze kwita umwana mwiza cyangwa se umuntu mwiza. Ukeneye amafaranga akamwiyambaza akamuguriza, yananirwa kumwishyura mu gihe bumvikanye, akaba bizi neza ko nta kibazo gihari kubera ko ari bwumva ibisobanuro bye. Mu gihe ukeneye abantu bimena mu bikorwa bikomeye nko mu bukwe, kwakira abashyitsi, ukeneye umurwaza n'ibindi nk'ibyo, uyu ni wa muntu kuza mu mutwe mubi imbere. Twese turabizi ko uyu muntu musabye ikintu akora igishoboka cyose akakigufasha, rimwe na rimwe bikanamusaba kwigomwa cyane kugira ngo abafashe. Icyakora nyuma y'igihe hari ubwo uhura na wa muntu ugatungurwa, ugasanga uko wari umuzi imbere atari ko kimeze. Uwo waherukaga ari umuntu usekera abandi abishimiye, ugasanga ibyo guseka yarabishyize ku ruhande. Ibyo gusangira na bagenzi be no gusabana ugasanga atakibikozwa. Ibyo kuba umuntu mwiza cyangwa se umuntu w'abantu witabazwagaho rukomeye byose ugasanga yabiteye ishoti, ahubwo asigaye ari umuntu ureba inyungu ze bwite mbere y'iz'abandi. Yarabaye nyamwigendaho, atakiri umuntu wumvikana nk'uko byahoze, mbese ari umuntu wariye karungu nk'uko babivuga. Mu mvugo isanzwe bavuga ko uyu muntu yahindutse, ndetse bamwe bakavuga ko yabaye umugome. Bati runaka yarakuze nta mishinyiko kigira, cyangwa se bati runaka yaciye akenge nta kigenda seka inzira yose. Hari n'abavuga ngo runaka isi yaramukaranze cyangwa se isi yaramwumvishije, ubu yarakamiritse. Na mbere y'uko uyu muntu ahinduka, hari ubwo usanga abantu baramutegaga iminsi, bati ibyo yigira mu mwihorere isi zamwigisha, cyangwa se bati ibyo yigira nuko atarahura n'ubuzima n'ibindi nk'ibyo. Muri make uvuga ni nk'aho abizi neza ko uwo muntu mwiza azahinduka, bisa naho ari ikibazo kigiye gusa ngo isi duhindure, twiga imico mishya itandukanye na kamere twakuranye, kamere twari tuzwiho kera ibintu bitarahinduka. Ariko se ibi biterwa n'iki? Niki kiba ku muntu wahoze ari umuntu mwiza agahinduka umuntu utari mwiza habe na gato? Niba ibi byarakubayeho abantu bakakubwira ko wahindutse utakiri umuntu mwiza nka mbere, niki cyabaye mu bwonko bwawe cyatumye ukomeza uyu munsi? Ni gute watwara izi mpinduka zikubayeho cyangwa se ugafasha mugenzi wawe wahindutse muri ubwo buryo? Reka tubigarukeho. Nitwa Ismael Mwanafunzi, bahaye ikaze. Ubwonko bw'umuntu ni igice cy'umubiri gitangaje cyane. Ku mpuzandengo bupima 2% gusa by'ibiro byose by'umuntu, ariko bugakoresha hagati ya 20 na 25% by'imbaraga zose zikoreshwa n'umubiri. Niyo mpamvu iyo ushonje cyangwa se unaniwe cyane udatekereza neza nk'uko biba bimeze iyo ubyutse mu gitondo cyangwa se udashonje. Uzakunda kumva abantu bamwe bavuga ko bakunda gukora akazi kagoye mu gitondo. Ibi ni ukubera ko nyine ari ubwonko bwabo buba bugifite amafu, butarananirwa ku buryo ashobora gutekereza ibintu vuba, akabyibuka vuba, akabyandika vuba, akazi ke kakihuta. Ni bya bindi bavuga ko umubyiza ari uwa kare. Ubwonko bugira utunyangingo turenga miliyari 86 utuzwi nka neurone. Hakaba n'utundi nk'utwo duto cyane tuzwi nka non-neuronal glial cells. Utu twose duhererekanya amakuru inshuro zirenga miliyari 1000, kandi ibi ngibi bikisubiramo kenshi. Ushobora kujya wumva bavuga ko abahanga bananiwe gukora imashini itekereza nk'umuntu. Impamvu niyo ngiyo nyine, nuko kwigana imikorere y'ubwonko ari ikintu kigoye cyane, nubwo hari icyizere ko mu myaka iri imbere ibi ngibi bizagenda bigerwaho buhoro buhoro. Kwigana imikorere y'ubwonko biragoye cyane kubera ko nabwo bumaze igihe kinini bwirema. Ubwonko dufite uyu munsi ni umusaruro w'urugendo rw'imyaka irenga miliyoni 530 ishize ubwonko bwirema. Iki gikorwa cyatangiriye mu binyabuzima byabagaho muri ibyo bihe, ibihe bizwi nka Cambrian period. Ubwonko bwagiye bukura, utunyangingo twabwo tukagenda twiyongera mu ngano no mu bwinshi kugera uyu munsi aho bupima amagarama arenga 1000 ku muntu mukuru. Muri icyo gihe cyose, muri urwo rugendo rw'iyo myaka yose, ubwonko bwacu bwize ikintu cy'ingenzi gikomeye kurusha ibindi byose. Bwize ko bufite inshingano nyamukuru yo gutuma tubaho kandi tukabaho neza. Kuba uriho uyu munsi ukaba utakora ku rusinga rufite amashanyarazi ubibona, ukaba utatinyuka kwimenaho amazi ashyushye ubishaka, ukaba ujya kwambuka umuhanda ukareba hepfo no haruguru, ni umusaruro w'iyo myaka yose ubwonko bwacu bwamaze bwirema gahoro gahoro. Twebwe abantu b'uyu munsi ba Homo sapiens
turi abantu bazi ubwenge kurusha ikindi kinyabuzima icyo ari cyo cyose. Ibi byose bikaba umusaruro wo kwaguhinduka k'ubwonko muri ya myaka yose irenga miliyoni 500. Iri zina ubwaryo ni gihamya y'ibi. Homo sapiens, ijambo ry'ikilatini rivuga abantu bazi ubwenge. Iyo bavuze ubwenge muri ubu buryo, ntabwo ari ubwenge bwo kuvumbura gusa no kumenya imiterere y'isanzure. Ubu bwenge ni ubwenge bwo kwirwanaho, ubwenge butuma ufata ibyemezo bituma ukomeza kubaho kandi aho bishoboka ukabaho neza. Muri make ni ubwenge buturinda gusatira cyangwa se kwegera urupfu. Muribuka wa muntu twatangiriyeho, umuntu wahoze ari umuntu mwiza w'inyangamugayo ariko nyuma akaza guhinduka kugira ngo bamwe batangira kumwita umugome. Ziriya mpinduka ziba zarabayeho, ziba zarahereye imbere mu bwonko bwe, twebwe tukazibona inyuma. Hari impamvu iba yaratumye uyu muntu wahoze akunda guseka ahinduka akaba umurakare nk'uko babivuga. Ibyo kenshi ubwonko bubikora kugira ngo burengere nyirabwo. Ni bumwe mu buryo ubwonko buba bwakoresheje kugira ngo burusheho kwirwanaho no kurengera ubuzima bwa nyirabwo. Ariko si bigenda bite? Igisubizo kiri mu mpinduka zagiye zibaho mu buzima bwa muntu, ariko ugasanga bitwara igihe kinini kugira ngo ubwonko bwisanishe n'izo mpinduka. Mu myaka irenga za miliyoni ishize, ubuzima ku isi bwari butandukanye. Kuramuka kabiri byari ibintu bigoye cyane kubera ko isi yanyuze mu bihe by'ubushyuhe cyangwa se ubukonje budasanzwe, inyura mu bihe abantu batagiragaho kuba baba ku gasozi, inyura mu bihe by'imyuzure, imitingito n'iruka ry'ibirunga bidasanzwe, ku buryo hari bamwe mu bashakashatsi bemeza ko kuba umuntu yararokotse ibyo bihe byose akaba akiriho uyu munsi ari igitangaza mu bindi. Reka dufate urugero ruto rw'igihe kizwi nka age glaciaire iheruka. Ni igihe cyamaze imyaka miliyoni 2,600 kugera ejo bundi mu myaka 11,700 ishize. Iki gihe kandi cyaniswe Pleistocene cyangwa se Quaternary. Muri iki gihe ubushyuhe bw'isi bwari ku kigero cya °C5, ubu buri ku kigero nibura cya °C15. Icyo gihe isi yari ikonje cyane kandi ikagira ibihe by'impeshyi bito kandi nabyo birimo umwuka ukonje cyane. Mwibuke, icyo gihe nta bikoresho byabagaho. Ibikoresho byatuma abantu bashobora kubaho neza mu bihe by'ubukonje nk'uko bimeze uyu munsi. Muri ibyo bihe aba Homo sapiens, abantu bameze nkatwe, nibwo batangiye kubaho kubera ko iki cyiciro cy'abantu tubarizwamo cyatangiye kugaragara nibura mu myaka irenga 300 ishize. Muri ubwo bukonje bumeze gutyo, ubuzima bwari bugoye cyane. Abantu nta nyubako bagiraga, babaga mu buvumo, bakabana n'inyamaswa z'inkazi cyane, zirimo n'izitakibaho uyu munsi nk'ubwoko bumwe bw'intare, cave lions, intare zo mu buvumo. Iyi ntare yashoboraga kugira umurambararo wa 3.5 n'ibice 5 n'uburebure bwa 1 n'ibice 2, ubwo no guturuka hasi ugana ku mugongo, ikagira ibiro 400. Ibaza uburyo intare z'ubu ari inyamaswa zikanganye, yewe twanazise umwami w'ishyamba. Gusa uzigereranije na cave lions, intare z'ubu zaba ari nk'utwana imbere yazo. Izi ntare zaryaga abantu, zigahindukira zigahangana nabo kugira ngo batanguranwe kubona ibyo kurya, kubera ko abantu b'icyo gihe nabo bari batunzwe n'ubuhigi. Umuriro niwo wari igikoresho cyatumye abantu barokoka ibyo bihe by'ubukonje, ndetse bakabasha no kotsa inyama bakazirya. Kugira ngo izo nyama ziboneke, byasabaga ko abantu bava mu buvumo bakajya hanze guhiga, ariko nabo bahigwa. Kugira ngo bongere amahirwe yabo yo kororoka, byasabaga ko bagenda bari mu matsinda, bigasaba ko bizerana cyane, kubera ko ikosa ry'umuntu umwe ryashoboraga kugira ingaruka ku bandi. Muri iki gihe kitoroshye, ubwonko bw'abantu bari bariho icyo gihe bwari buhuje imiterere n'ubwonko bw'abantu bariho uyu munsi. Nimvuga guhuza imiterere, uze kumva ingano y'ubwonko ndetse n'imikorere yabwo. Muri make, aba bantu babonaga ubuzima kimwe natwe, ariko nyine babayeho mu bihe bigoye cyane kurusha ibyo tubayemo uyu munsi. Aba bantu bashoboraga gukora ibihangano, bagakora gahunda y'igihe kirekire, bakavuga indimi zitandukanye, mbese bakabaho muri sosiyete ziri ku murongo nk'uko natwe tubayeho muri sosiyete ziri ku murongo uyu munsi. Icyo gihe kubana n'abandi mu matsinda byari ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko kuba hanze y'itsinda ry'abantu cyangwa se umuryango byari bisobanuye urupfu. Kubera ko kubona ibyo kurya byari ikintu kigoye cyane, iyo cyabonekaga buri wese yageragezaga kurya ibihagije bishobora kumutunga iminsi myinshi. Gutakaza imbaraga ku kintu kitari bugerweho cyangwa se kitari icyangombwa byashoboraga kuva mu rupfu. Nk'urugero, guhiga inyamaswa ukayirukaho ntuyifate, nyamara ukaba watakaje imbaraga ku buryo utabona izikugarura mu buvumo, byashoboraga gutuma uhinduka umuhigo w'izindi nyamaswa zari kugusangaho mu ishyamba warushye, zikaguhindura ifunguro. Muri make, buri cyemezo cyose umuntu yafataga muri icyo gihe cyagombaga kuba gifite aho gihuriye no gufasha umuntu kubaho, bya bindi bavuga ngo nta cyubu cy'ubusa. Icyo gihe nabwo nta cy'icyo gihe cyari gihari cy'ubusa. Ikosa rimwe ryonyine cyangwa se kwibeshya gato byonyine,
wenda ukava mu buvumo ugiye gushaka inkwi hanze aho ngaho ariko utarebye niba nta nyamaswa iri hafi aho, ibyo byose byahwanishwaga n'urupfu. Muri make, kugira ngo umuntu abeho yakoreshaga imbaraga gusa aho bikenewe, bitaba ibyo akazizigama kubera ko hari amahirwe ko yagombaga kuzazikoresha mu gihe kiri imbere. Ikindi, iyo yabonaga ibimutunga yafataga ibihagije kubera ko atabaga azi neza ko ejo azabona ibindi. Iyo urebye imikorere yacu uyu munsi ubona ko abantu tugifite imitekerereze ishingiye kuri iyo miterere y'ubuzima bw'icyo gihe, nubwo ubuzima bw'uyu munsi butandukanye cyane n'icyo gihe. Muri make, ubwonko bwacu buhinduka ku muvuduko muto cyane kandi mu gihe kirekire. Umuvuduko ubuzima bwahindutseho ku isi waruse cyane umuvuduko ubwonko bwahinduyeho imyitwarire. Abantu benshi barya mu buryo buhoraho, niyo byaba rimwe ku munsi ariko bikaba bihoraho. Hari n'abarya inshuro zirenga 5 ku munsi, agafata ibya mu gitondo akagera ku kazi akagira ibyo afata, saa sita agafata ifunguro, saa kuma akagira icyo afata, no mu ijoro akongera. Iyi mikorere ifitanye isano na bya bihe bya kera kubera ko ubwonko buba bukoresha ingufu zose bugaguhatira gufata ikintu cyo kurya kubera ko niko bwatojwe muri ya myaka yose. Icyakora ubu biratandukanye kubera ko ubizi neza ko nejo uzarya ariko bikanga, ukagira agatima ko gukoresha ayo mahirwe ufite ako kanya ugafata ifunguro. Bigera ubwo abantu basigaye barwara indwara zituruka ku kurya cyane cyangwa se kurya kenshi, rimwe na rimwe ukanarya ibiryo biryohereye ariko bikwica. Nk'ubu twese turabizi ko isukari ari nziza ku mubiri, iduha imbaraga, ariko nanone yaba nyinshi igatera diabete n'izindi ndwara. Kera kubera ko isukari itabonekaga cyane, aho umuntu yayibonaga hose mu mafunguro, yayiryaga atitangiriye itama kubera ko yabaga bizi neza ko bigoye cyane kuzongera kubona ikintu cyamufasha kubona isukari mu mubiri we. Uyu munsi isukari irahari ndetse hafi mu bintu byose turya uyisangamo, ariko ubwonko bwacu busa nk'ubutarakira ko icyo kintu gihari ngo butuze. Aho ubonye isukari hose, ubwo ni mu mafunguro n'ibindi bintu iba yiganjemo, urayikunda cyane, ushiduka wayiriye rimwe na rimwe utanabitekerejeho kabiri. Ubwonko bwawe uracyakorera kuri ya gahunda ya kera yo gukoresha amahirwe yose abonetse ako kanya kubera ko butazi neza ko ejo hazaramuka. Ibi urabikora cyane kera kabaye ugasanga warwaye diabete ndetse na nyuma yaho ugakomeza kurya isukari. Ibi biterwa nuko ubwonko burekura umusemburo wa dopamine utanga ibyishimo mu mubiri igihe cyose dukoze ikintu gituma dukomeza kubaho. Ku bwonko iyo uriye uba yongereye amahirwe yo kubaho, ari nayo mpamvu abantu benshi bakunda kurya kubera ko mu gihe cyo gufungura ubwonko burekura wa musemburo wa dopamine, umuntu akumva arishimye bityo akabikora inshuro nyinshi. Ku rundi ruhande ujya ubona uburyo abantu benshi babaho nk'abizigama, ugasanga umuntu ntashaka gukora imishinga afite, ntabwo ashaka kuyikoraho ahubwo agahora ayigiza inyuma, cyangwa se yaba ari no mu kazi ugasanga akora gake asa nk'uwirondereza. Ibi byose nabyo bifitanye isano n'imikorere y'ubwonko itarahindukanye n'igihe turimo, kubera ko kera umuntu yaharaniraga kuzigama imbaraga ze aho bishoboka hose kugira ngo azazikoreshe mu gihe gikwiriye cyangwa se zizamufashe mu gihe yamara igihe kirekire atabonye ifunguro. Kuri ubu ibi byarahindutse, ubwo buzima ntabwo ari benshi babubayemo, ariko usanga n'ubundi hari ubwo abantu babifata nk'aho tukiri mu bihe bya kera kubera ubwonko bwabo. Gukoresha imbaraga ubwonko bubifata nko kwishyira mu kaga, bigatuma buguhatira kutazikoresha cyangwa se wanazikoresha ukazirondereza. Uku kwirindiriza gukora ibintu wagakwiriye gukora nibyo bizwi nka procrastination. Kugira ngo umuntu abeho muri bya bihe bya kera, ubuzima bwe bwashingiraga ku cyizere yagirira abandi, ariko nawe akakigirirwa. Mwibuke ntabwo byari byoroshye ko umuntu umwe wenyine yakwibeshaho. Abantu bari batuye mu matsinda bagakorera hamwe bafatanyije. Tuvuge ko wajyanye n'abandi guhiga bakagusiga, cyangwa se abandi bakazana umuhigo bakawurya bakawumara utariyeho. Byose byari ibintu bishobora kukuganisha ku rupfu. Niyo mpamvu kuva na kera iyo icyizere cyabaga cyatakaye hagati y'itsinda runaka, ibintu byabaga bigoye cyane. N'uyu munsi iyo umuntu wahoze ari umuntu mwiza akorewe ikintu gituma atakariza abandi icyizere, biba bisa nkaho uwo muntu arimo gushyirwa mu makuba aganisha ku rupfu. Guhemukirwa ubwonko bubifata nk'icyago kiganisha ku rupfu, nk'uko byahoze mu myaka irenga ibihumbi byinshi ishize. Uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo ubwonko bukoresha burimo kuba umuntu yahindura imyitwarire ituma abantu bamukorera ibintu bituma abatera icyizere. Nk'urugero, niba umuntu agurije abantu yizeye ko bazamwishyura ariko bikarangira bose bamwambuye, uwo muntu arahinduka akabona ko kuguriza abantu amafaranga ari bibi kubera ko bituma ayabura, kandi mu buzima bw'ubu amafaranga akenewe muri byose. Uzakunda kumva hari abantu b'igitsina gore bavuga ko abahungu b'ubu ari ababeshyi, ko bigoye kubona uwo wizera. Abahungu nabo bakavuga uko, bakavuga ko abakobwa bigoye kubizera. Ibi byose bituruka kuri iyi mikorere y'ubwonko, aho kenshi umuntu aba yarizeye abandi ariko icyo cyizere kikaraza amasinde.
wenda niba yarifuzaga kubana na mugenzi we bikarangira atabigezeho. Ibi ngibi bituma agira amakenga. Abandi bagiye kugirana umubano akabanza kubagenzura cyane kubera ko abatinya ko bashobora kumuganisha kuri cya kindi twavugagaho mu kanya cyo gutuma bagirira icyizere, ariko icyo cyizere kigapfa ubusa. Uko icyizere gipfa, ubwonko bwe bukagenda bubifata nabi cyane, nk'abo bantu bamuganisha mu makuba ashobora kurangiza ubuzima bwe. Aha ni hamwe umuntu wahoze asekera abandi agasabana nabo, akabaha ibyo afite ntacyo yishisha. Iyo bamuhemukiye bituma abona ko ibyo yakoze byose yataga inyuma yahuye, akiga nawe kubaho akamiritse nk'uko babivuga, akaba umuntu utakishimira bose kubera ko icyizere aba bafitiye kiba cyaragabanutse. Muri make, ubwonko buba bwarabonye ko kugira ngo umuntu akomeze kubaho neza bisaba ko ahindura imyitwarire yatumye ubuzima bwe bujya mu kaga. Ubwo ni cyagiye aba yarakorewe ibintu bituma atakariza abandi icyizere. Ibi biterwa nuko iyo umuntu akorewe ikintu kimubabaza, igice cy'ubwonko cyitwa anterior cingulate cortex cyangwa se ACC nk'uko babyita, nicyo kigenzura uburibwe n'umubabaro. Iki gihe kirakanguka. No mu bihe bya kera, iki gice nicyo cyakoraga nk'iyo umuntu yabaga afite ubwoba yatawe na bagenzi be mu ishyamba. Buri gihe iyo iki gice cy'ubwonko kibonye ubutumwa bw'uko wakorewe ibintu bibi, kivura umusemburo wa cortisol cyangwa adrenaline. Iyi ni imisemburo ituma umubiri ujya mu bihe byo kwirwanaho kubera ko uba ubona icyago kiri hafi. Iyo wahemukiwe, iyi misemburo ikomeza kuzamuka cyane mu mubiri. Ibi bikagira ingaruka ku gice cy'ubwonko cyitwa cortex préfrontal. Iki ni cyo gice cy'ubwonko gishinzwe gufata ibyemezo, kikaba n'igice gituma tugira impuhwe. Mbese iyo iki gice kirimo gukora neza, nicyo cyagiye tuvuga ko umuntu ari umuntu mwiza. Ushatse wavuga ko umuntu mwiza aba afite cortex préfrontal ikora neza. Icyakora iyo ya misemburo ya cortisol na adrenaline ikomeje kuba myinshi mu mubiri, biteza ibindi bibazo. Umusemburo wa adrenaline wohereza amaraso menshi na oxygene mu mitsi y'umubiri w'umuntu kurusha uko bisanzwe. Nibyo bituma nk'iyo umuntu afite ubwoba ashobora kwiruka ahantu harehare cyane, cyangwa se agasimbuka ahantu hanini kurushaho yasimbuka adafite ubwoba, cyangwa se imisemburo ya adrenaline itarimo gukora. Iyo amaraso na oxygene byinshi byoherejwe mu mitsi y'umuntu, ubwonko bubigenderamo kubera ko ibyari bijyanweyo nibyo bikoreshwa bijyanwa muri iyo mitsi. Igice cy'ubwonko gikorwaho cyane ni iki cya cortex préfrontal twavugagaho mu kanya, gituma umuntu atekereza neza akagira n'impuhwe. Nicyo gice gituma umuntu akoresha ubwenge cyangwa se logique nk'uko babyita. Icyo gihe oxygene cyakira n'amaraso biragabanuka, mu gihe imisemburo ya cortisol na adrenaline ikomeje kuba myinshi mu mubiri. Iyi ni imwe mu mpamvu bavuga ko umuntu ufite ubwoba bwinshi adatekereza neza. Nuko nyine ingano y'amaraso na oxygene ubwonko buba bwakira bayagabanutse. Iyo cortex préfrontal yakira ingano nke y'amaraso, ingaruka bigira nuko umuntu adatakaza gusa ubushobozi bwo gutekereza neza, ahubwo anatakaza ubushobozi bwo kugira impuhwe. Iyo bibaye igihe kirekire ku muntu wahemukiwe, nibwo ahinduka uwahoze ari umuntu w'abantu, akaba umuntu utagikozwa ibyo gusabana n'abantu. Mu rwego rwo kwirinda ibyo byose, ubwonko bushyiraho uburyo bw'ubwirinzi burimo kugabanya gukorana cyangwa se kubonana n'abandi bantu, kugabanya gusabana nabo, kubagirira impuhwe nabyo bikagabanuka, mbese nyine umuntu agahinduka. Babandi ujya wumva bazinutswe iby'imibanire n'abantu, kenshi baba baranyuze mu bihe bigoye bakababazwa, ubwonko bwabo bukabategeka kureka gukora ibyo bintu kubera ko hari ibyago byinshi by'uko bakongera kubabazwa. Muri rusange, bimwe mu bintu biranga abantu banyuze muri ibyo bihe cyane harimo kwihunza abandi, ntiyifuze guhura n'abamubabaje, ndetse bikagera ubwo atifuza guhura n'abantu muri rusange. Ikindi ni ikijyanye no kugabanuka kw'impuhwe yahoze agirira abantu ndetse n'ibyishimo yabaga bafitiye. Byose ni ibintu bigabanuka, ari nabyo bituma tubona ko umuntu yahindutse. Hari n'abantu bababara cyane bakifuza kwihorera cyangwa se kwihimura. Hari abahanga bavuga ko iyo ibingibi bimaze igihe kinini bishobora kuvamo indwara yo mu mutwe, ndetse bakajya inama bavuga ko ari byiza ko umuntu uhorana umujinya ku bandi kandi akumva yifuza kwihorera akwiriye kwegera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakamufasha kurenga ibyo bihe bitoroshye, kubera ko kenshi biba bishobora kuvamo ibyaha cyangwa se ibihombo. Ku rundi ruhande, abantu bashobora guhinduka abantu babi bitewe n'izindi mpamvu zitandukanye zirimo no guhabwa ubushobozi. Ibi bisobanurwa neza mu cyiswe The Lucifer Effect. Mu 1971, umushakashatsi mu by'ubuzima bwo mu mutwe Philip Zimbardo yakoze ubushakashatsi yise Stanford Prison Experiment. Bwari bugamije kurebera hamwe impamvu umuntu ashobora guhinduka umugome ariko yari asanzwe ari umuntu mwiza. Ubu bushakashatsi bwerekanye ko abantu bashobora guhinduka abantu babi bitanyuze gusa mu kuba ari abantu babi, ahubwo bitewe n'ibyo barimo kubona, ibyo barimo gukoreramo, mbese muri rusange bitewe n'aho bari. Uyu mugabo yafasha abantu basanzwe, bamwe bagirwa imfungwa, abandi bagirwa abashinzwe kubacunga, wabita nk'abacunga gereza.
Mu gihe cy'ibyumweru 2 ubushakashatsi bwari busuzumye imyitwarire y'imfungwa n'abacungagereza. Hagenda harebwa impamvu yatumye buri wese yitwara uko yitwaye. Mu gihe cy'iminsi 6 yonyine ubushakashatsi bwarahagaritswe kubera ko abacungagereza bari batangiye kurenga umurongo mu bihano bahaga bafunzwe. Uko iminsi yashiraga abacungagereza barushagaho kubakankamira, mu gihe imfungwa nazo zarushagaho guca bugufi cyane mu gihe zifunze. Abacungagereza baje kwambikwa maske ku buryo udashobora kumubona ngo mumenye. Ibi byatumye ibihano batangaga babikaza, bikamara igihe kirekire kandi bikaba bikarishye kurushaho. Ubu bushakashatsi bwerekanye ko uko abantu baba badashobora kumenyekana bibasunikira mu gukora ibintu bibi. Aha ni nko mu gihe umuntu ashobora gukora ikintu kibi ariko ntihagire ukimenya. Abantu kandi bashobora kuba bagome bitewe no kubahiriza amategeko. Muri ubu bushakashatsi bagaragaje aho umucungagereza atashoboraga guhitamo gukubita imfungwa, ariko kubera ko yabitegetswe kandi akaba agomba kubahiriza amategeko ngo agomba kubikora atyo. Kwisanisha n'itsinda nabyo bishobora gutuma umuntu yitwara nabi, cyane cyane mu gihe iryo tsinda ririmo kwitwara nabi. Uramutse ugiye ahantu ugasanga habaye imyigaragambyo, abantu barimo gusahura amaduka nta muntu batangira, birashoboka cyane ko nawe wakwinjiramo ugafata ibyo barimo gusahura nawe ugasahura. Kwiha impamvu wita nzima ituma usobanukirwa ko ibyo urimo gukora bikwiriye, kabone nubwo byaba ari bibi, nabyo bishobora gutuma ukora ibintu bitari byiza nubwo waba uri umuntu usanzwe ari mwiza. Ibi bikunze kubaho nko mu gihe cyo guhana. Aha ni hamwe uhana umuntu akakwinginga akomeje ariko ukanga kumubabarira cyangwa se kumwumva kubera ko nyine wumva ko igihano wamuhaye gikwiriye. Ku rundi ruhande hari ubwo ugenda ukuza ibibi ukora gahoro gahoro bikazagenda bikura. Ni nka bimwe by'igiti kigomba kugororwa kikiri gito nkuko babivuga, ariko cyaba cyaramaze gukura kukigorora bikagorana. Aha ni hamwe umuntu ashobora gutangira yiba amafaranga 100, ejo akaba 200, ejo bundi bikaba 1000, bikazarangira yibye za miliyari zari kuzakoreshwa mu kubakira abaturage umuhanda n'ibindi. Icyakora nkuko Philippe Zimbardo yabikomojeho nyuma yo gukora ubushakashatsi bwe, hari abantu bakomeza kuba intwari no muri bya bihe bigoye, bya bihe ubundi baba bafite ubushobozi bwo guhemuka cyangwa se guhana babahemukiye. Aba bantu barenga iby'ububabare batewe n'abandi cyangwa se uburyo n'ubushobozi bafite bwo gukora icyaha, bagahitamo gukomeza gukora icyiza mu buryo bwuzuye. Izi mbaraga nazo ni imbaraga abantu bifitemo, itandukaniro rikaba uburyo bahitamo kuzikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu mugabo atanga inama yo kubanira neza abandi kubera ko ari byo bituma isi muri rusange iba nziza kurushaho. Iyi ngiyi ikaba ari nayo nama buri wese ushyira mu gaciro yatanga. Naha dusoreje iki kiganiro. Mwakoze kutwumva.